breaking news ku mubloga cyangwa se umunyamakuru witwa Jihad. Ni nk'ubwatsi breaking news, wumve ko iyi nkuru ari nshyashya mu matwi yawe. Utangiye baza ati byagenze gute Jihad? Nanone ndaza kwagezaho inkuru ya Jihad cyangwa se mu rubanza rwiwe uko byaje kuba byarangira. Nanone ariko ndaza kongera guciyemo mu ncamake nkubwire ibya yampano, ntibagiwe n'ibya Skytu umugore we yaje kuba yamubabarira aka kanya. Bivugwa ko umugore wa Skytu yatangiye kuba yashaka uburyo yafunguza umugabo we. Utangiye wibaza ati ibi bintu biri kuba mu basitari ni ibiki, ibi bintu bimeze gute? Ariko nanone ndaza kongera nibande ku nyamakuru wacu cyangwa se ku mubloga witwa Jihad ubwo yaje kuba yafungwa azira video za yampano. Ariko nanone ndaza kukubwira uwitwa Pazomani amagambo yaje kuba yatangaza kuri yampano wa boy. Uyu Pazomani urasabwa kunkurikirana akantu ku kandi kugira ngo utaza guhema cyangwa se utaza kumva amakuru igice. Nanakubwira ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube yacu, kora subscribe, like, share and comment, kandi nkwifuriza n'amahoro n'imigisha wodahwema gukurikirana ibiganiro byacu dukora bya buri munsi. Nkuko nabikubwiye, woherereye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu mpande zigize isi uko arenye, ndetse nanone tukaza kongera kwibanda ku banyarwanda cyangwa se ku bakunzi b'uyu Jihad. Utangiye ubaza ati ibya Jihad bimeze gute ko ntangiye nkubwira ko ari breaking news. Impamvu nakubwiye ko ari breaking news ni amakuru utarumva cyangwa se ushobora kuba wagiye uyumva ibice. Uyu Jihad ubwo yaje kuba yaburana uyu munsi cyangwa se yaje kuba yasomerwa urubanza rwe, byaje kugenda gute rero? Ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha na kitwa nk'abacamanza baje kurangiza urubanza gute ubwo baje kuba basomera uwitwa Jihad na bagenzi bo ba François ndetse n'abandi ba John. Byaje kurangira uwitwa Jihad yakatiwe imyaka 3 nk'uko n'ubundi byari byavuzwe cyangwa se byari byanzuwe. Biza kurangira kuba bashije kuba yaburana cyangwa se yasubikisha urubanza. Biza kurangira byose bitewe agaciro, bitewe n'impamvu yaje kuba yatanga zitumvikana, dore ko mu minsi yashize ubwaje kuba yaburana yavuze ko mudugudu abaturage ayobora iyo bakoze ikosa atari mudugudu ufungwa. Nanone uyu Jihad yaje kongera kuvuga ko cyangwa se ibyaje kuba byasohoka mu rubanza bwe, nibwo baje kuba bamubwira ko agomba gufungwa imyaka 3, akaza kongera gutanga n'ihazabu ya miliyoni 3, amafaranga angana na miliyoni 3 y'amanyarwanda, agafungwa n'imyaka 3. Sinzi nimba urukumva icyo kintu, ariko uyu Jihad we wenda n'abamategeko biye bamuburaniraga sinzi uko wenda byaje kuba byagenda. Ariko abamwe mu banyamakuru nk'uwitwa Pastor Claude cyangwa se Nkundineza wakoraga ku binyamakuru bigiye bitandukanye, niwe waje kuba yatangaza amagambo akomeye avuga ko Jihad kuba afunzwe imyaka 3 iyaza kugira abavoka beza cyangwa se abacamanza beza yari kurangira atashye atari gufungwa iyi myaka ingana gutya. Utangiye wibaza ati abavoka bese hari uruhare baje kuba babigiramo cyangwa se ni yampano yaje kuba yatanga amakuru nabi, dore ko atigeze anajurira urubanza cyangwa se asubikishe urubanza. Avuga ati ndasubikishije urubanza, hari igihe kingana n'ukwezi cyangwa se iminsi 30 cyangwa amezi 2 ngiye kuba nakiga ku rubanza kugira ngo abashe no kuba yahereza abavoka biwe amakuru cyangwa se bari kumuburanira babashinze amategeko cyangwa se nakita nk'ubutabera. Abavoka buriya bita nk'ubutabera kuko baba bazi urubanza kuva ku muzi ndetse kugeza ku mutwe. Uyu yampano byarangiye akatiwe imyaka 3 nk'uko nabikubwiye, agomba gutanga n'ihazabu ya miliyoni 3. Ariko nanone yampano ubwo uwitwa Pazomani yaje kuba yafungwa amezi 3 azira kuba yarafite access yo muri phone ya yampano. Biza kurangira rero gutyo bamushinja ko washyize video za yampano hanze. Ariko Pazomani ubwo yaje kuba yakora ikiganiro kuri Sample TV show
nibwo yaje kuba yabisobanura avuga ko ubwo ya mpano yaje kuba yagirana amatiku n'umugore we ubwiwe yamwihamagariye akamubwira ko bashobora kuba bahura. Pazomani ari kumwe na mama we umubyara, mama we akibibona atangira gutokesha mu izina rya Yesu avuga ati ibi bintu byaje kuba byagenda gute, cyangwa se uyu ya mpano wagufungishije nongeye kuguhamagara ugenda, ariko mwana wanjye ugenze witonze. N'amagambo Pazomani yabashe kuba yakitangariza, ariko nanone Pazomani ya mpano yaje kumuhamagara aramubwira ati ngaramushaka kandi ntabwo yorohe. Pazomani araheza aramubwira ati nazize video zawe tuvugiye kuri phone, ubwo ibintu nshakira kuri phone n'ubuhoro biza kurangira bahuye live, aza kumekinga showa ko atari kumurikodinga, aribwo yaje ko yamubwira ibibazo byo n'umugore we. Ariko Pazomani birangiye amubwira ati nizere ko n'ubundi mutarwana. Ya mpano amubwira ko barwanaga mbere, ubu ngubu bitakibaho. Urumva nkuko Pazomani yaje kuba yabimubwira, amubwira ati rero nkuko umbwiye ko mugiye gutandukana, ubwo ni ya mpano babwiraga Pazomani amubwira ko bagiye gutandukana burundu, bagatandukana byemewe ndetse nta kongera kuvugana nawe, dore ko ya mpano ngo yamuteye inda zigera muri 3 zose agenda azikuramo, n'ubu ngubu yaratwise inda y'amezi 5 yo witwa ya mpano. Ubu se biraza kurangira gute ibya ya mpano na Vava? Biraza kurangira ya mpano asanze Jihad muri gereza, dore ko agiye gukora imyaka 3, cyangwa se biraza kurangira asanzeyo uwitwa Diskrema ndetse n'uwitwa Fata ku mavuta, dore ko abasitari bose bagiye kuba bashirira imageragere. Wenda Skyt we amahirwe menshi arahari ko ashobora kuba yataha, dore ko umugore we yaje kuba yatangira kumusabira imbabazi, cyangwa se kuba yashaka uburyo bamufunguza hakiri kare. Nanone turaza kwibaza iby'uyu muhanzi cyangwa se akaba n'umunyamakuru Skyt wa Bagahe yaje kuba yaruma umugore we, cyangwa se yaje kuba yakomeretsa umugore we, akaba afungiye kuri sitasiyo ya Nduba. Umugore we ubwo yaje kuba yatangira kuba yashaka uburyo ki bafunguza umugabo we. Ariko nanone umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yaje kuba yatangaza amagambo akomeye cyane, ariyo yatumye abantu benshi bagenda babyibazaho, cyangwa se yatumye abantu benshi bagenda babigarukaho hirya no hino, dore ko n'ibintu navuga bitari byiza ku ruhare rumwe cyangwa se urundi, bitewe n'uko uyu Bitseri umuvugizi wa RIB ukunda gukorera kuri social media nari bwaje ko yavuga ko abasitari cyangwa se ibyamamare biri gukora amakosa byarangiza bikahita bijya gukora ikiganiro direct, ako kanya bikarangira biseguye cyangwa se bivuze amagambo akomeye cyane, bikarangira aribwo bavuze ko uyu mbese biregura mbere yuko bagera ku nkiko, cyangwa se bagera aho RIB yabatumijeho, ugasanga bakoze ikiganiro basize bireguye mbere yuko umuvugizi wa RIB cyangwa se RIB ikora investigation by'umwihariko ubutabera buza kuba byakora iperereza, bugasanga ubwo ikiganiro basize bagikoze. Ariko anavuga ko nanone bagikora bagamije ko icyo kiganiro kizinjiza amafaranga azabasha kuba wenda yabakurikirana, cyangwa se abasha kuba yabafunguza aho bari. Urumva nimba umuvugizi wa RIB yaje kuba yatangaza ibyo bintu, ni ukuvuga ko yamenye strategy zose bari gukoresha, cyangwa se uburyo bwose, ingamba zose bari gukoresha kugira ngo baze kuba basiba ibimenyetso. Ariko nanone ntaje kwibagirwa kukubwira amakuru, cyangwa se Pastor Claude yaje kuba yatangaza kuri uyu Jihad, agaragaza ndetse ubona ko ari mu gahinda gakomeye cyane, ubona ko ari mu marira, atashimye na gato kwifungwa ry'uyu inyamakuru cyangwa se umubloga Jihad umwami w'abashu, waje kuba yakereya urubuga rwo kwamamarizamo video z'urukozasoni, cyangwa se aho bagiye bacururizamo amavideo y'abantu benshi bagiye batandukanye cyane abasitari. Dore Emeline Ushanga ubwo video ziwe zagiye kuba zajya hanze, bivugwa ko uwo
Jihadi umwami w'abashu ariwe wabigizemo uruhare kugira ngo izo video zibe zajya hanze. Ariko Pastor Claude mu gahinda kenshi ubwo ari mu kiganiro byaje kurangira aturitse ararira avuga ko atakishimira ifungwa rya Jihadi, dore ko imyaka 3 ari myinshi. Biza kurangira anakoresheje umugani mu kinyarwanda bakunda kuvuga ati umugabo mbwa aseka imbohe, avuga ko atamuseka none ariwe ndetse ko nawe ejo bundi yakisanga yuko ubu buzima ari gatebe gatoki. Ubwo birarangiye nyine Jihad agiye gukora imyaka 3 agiye gusanga uwitwa Fata ku mavuta, ndetse dore ko I think ko bari no kumwe, ahubwo na Disclaimer bagiye kuba bibaniyo hariya. Uko se ubwo bya Disclaimer byo bizarangira gute? Ikigaragara cyo Disclaimer ntago runobwo azarusimbuka. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Abasitari bo mu Rwanda nabibutsa ko kugira famous cyangwa se kugira kumva ko uri umusitari, I think ko ubu ni inyenyeri imurikira abandi. Ese umusitari yabazi inshingano yakagombye kuba akora nk'umusitari? Umusitari biva ku ijambo bita stari, biva ku ijambo bita stari, bivuga ko ni urumuri nyine, ni inyenyeri imurikira abandi. So sintekereza ko umusitari bigoreza liberty yo kuba wakora ikintu ushaka. Aka kantu nkunda kubabwira, kugira famous kumva ko bigohereza liberty yo kugendera hejuru y'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Nanone Fata ku mavuta nkubwire ko ari coming soon muri uyu mwaka araza kuba yataha, dore ko nkunda kubikubwira iyi nkuru. Uyu mwaka nibwo ari buze gusoza ibihano byiwe, araza kuza kandi munamwitega muri showbiz. Ubuse ibya Disclaimer ahari ndatekereza ko ari mu mazi abira ubwo yiryamiye imageragere ari kumwe na ya mpano. Abantu benshi bagiye batera amabuye cyangwa se bavuga mu mvugo zigiye zitandukanye, ubona ko batishimiye ifungwa ry'uyu Jihad. Ariko nanone kugira famous cyangwa se kugira izina rigari ntago byagoreza liberty yo kuba wakora ikintu ushaka ugendeye cyangwa se mu kwica amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Mubwira ko ngiye mwabanye mu kiganiro nitwa Neiki, ikiganiro cyo nakagaruka, kandi wakoze kubana nanjye mu biganiro tugenda dukora buri munsi bigiye bitandukanye. Mubwira ko iyi channel cyangwa se iyi televiziyo niyo ica amakuru agezweho by'umwihariko mu gisate cya show business. Ngiye nkunda kwita show business n'abasobanuye ko ni ibyishimo ariko tukanakoramo akazi. Nanakubwira ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ukora subscribe making sure ko wakoze kukazogera kugira ngo ujye uba aba mbere mu kubona notification z'amakuru tugenda tubagezaho agiye atandukanye. Nanone rero ndagushimiye neza cyane, guma ugire amahoro n'imigisha.